abantu bakora imibonano mpuzabitsina ntibayigabanye tujye tunohereza leta aho ibitageze koko ngo nyine ngo bituma ntuzi iyo ndwara yihuta urumva uko tugenda ikindi kintu cyahuza abantu usibye ibyo bintu ni imibonano mpuzabitsina mu rugo igitsina gore twebwe dukunda kugenda cyane tunagusha abahungu mu mitego ese no kujya gukora amafaranga murabigabanya none abuzima n'amafaranga nyine tugomba turakora ariko nanone twirinde nta bwenge mufite ntabwo ari we wari sibyo umwungu wamuvuga yicya yavuzeho n'ibindi ni igicucu inde kwinyesebura ni igicucu waramubonye naramubonye mani cyane igicucu ikintu kitazi kwitera make-up ikintu kimeze cy'igiturage gisa nabi nazamuke neza areka kuzamuka yiha abantu mani urasa ari kuzamuka nabi none se arazamuka nuko batari bamugira muri zingaro ngo abanze yumve kuntu bimera kugira ngo umuntu diaspora agutemo dusobanura aho ngaho ni imbabazi cyane ukuba badusuzugura bakavuga ngo barayereka tubatemo n'abakene uruhande rumwe abantu babifata yuko umuntu yakugiriye neza ariko umuntu aguhaye ikintu aguha ikintu nawe hari ikindi agukeneyeho ariko se buriye nuko udafite amafaranga y'umurengera nawe se washaka umupfubuzi ese ngo ngize amahirwe nkamubona uza akazi namwanga wajya kumupfubura kamemu ariko se ninde uba wamupfubije ubwo arahari nyine abahari ahubwo icyo gihe urumva iyo mwahuje urugwiro arakubwira mapu zose sha bajya bavuga ngo namba yakurira urugi areka nizere ko meze fresh reka nongeye mbasuhuze cyane mwebwe abadukurikirana kuri iyi chaîne y'Uwizeyimana urwa amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize igihugu y'amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'iburengero bwayo tutibagiwe n'abari mu mugwa bakizigenza abangaba ba uruga gibanyira ibyondo oya bambe banyiri cyano ako kantu ushizemo ni kabimana ariko nakosoye kuya mutaza kunyirukana bamabo bimeze fresh bimeze neza okay natwe tumeze good ikirere kimeze gute se hano mu Rwanda muri Kigali wanyu ikirere kimeze neza maze kuba mu ntara sha tuzigiyemo guteza ahubwo tuzaza tujyana ibikorwa mwana nkuko wajyanye umwana none nuko ubutaha tuzasubirayo tujyanye umushinga proje ubwo se uzaba ujyanye uwe mushinga uzongera ujyane undi wa kabiri oya nzajyanayo urumva bwa mbere najyanye umwana poroje iriho ni kuzashaka amafaranga nkajya kubakira wa mwana niyo poroje ni umuhungu wajya ni umukobwa ese umukobwa baramwubakira ntabwo batera uburara se urumva umukobwa arategereza agashaka aba adashatse se akamera nka nyina nese uzubakira umwana we utariyubakira urumva nyine nzamwubakira nanjye niyubakira muzabana muri iyo nzu mwese muba abakobwa uraza bizakundara u Rwanda rurabika ako kantu wangiriye inama bizakunda poroje afitanye yindura bakita ba diaspora se ahubwo wambwira ahubwo manu kashonesha nta wandangiye abantu bari kugutamo nanjye bakanamo ndetse banamo ibiki no umukobwa ngo abakobwa ko mufite uko mugenda gute se gute none ninde wanamo abo ba diaspora se numva se ngo n'abahungu mane babatamo abahungu ariko ngo batamo rero ngo bagiye gupfubura bagiye gupfubura ese urumva ngiye imbaraga mfite nashobora ntase bya bintu bisaba imbaraga mane ifitiye inzara ariko nanone ngo bashira mu kigo bakabagaburira ngo niba ari imvungure ngo niba ari amata ngo niba ari iki byose bakabapakira nukubaha ku buryo wemeza nyine umudamu akavuga ni kabisa kabaye komereza nyine urumva nyine agaceri kahita kazamuka umufuka manuka byimba ahubwo weho urimo kwinanirwa kandi mbona imbaraga uzifite ibintu byose ibintu urimo kujya ntago ari sawa abantu b'ibikara ntago babemera oya umudespora ibyo ntago abireba we agutamo ahubwo akareba ko ibyo yagutayemo ugiye kubibyaza umusaruro bareba ku isura isura si kujya kuyibagisha mani bakagutera make up bakareba ku biro
ese hari ibiro byinshi ufite kandi nyine abo nibo bakeneye abadesipora ahubwo ujya ukurikirana abadesipora abadesipora barakubwira ngo ese urashoboye ntabwo dukeneye umuntu w'ibiro bingana gutya turashaka umuntu ufite uri sayisi ibiro bingana byibuze umuhungu umudesipora nabo abadesipora bakeya nzi njya mbona bashaka abahungu byibuze ni ukuba guhera ku biro 68, 67 uzamura hejuru ariko njya uri muri 50 uzagira 60 urumva se atari urimo kwerekeza ni iminota ingahe ni ukugenda akagutamo nkajya gupfubura rero urumva gupfubura bisaba kuba wariye urumva ntabwo wajya kumupfubura kamemu ariko se ninde uba wamupfubije ubwo arahari nyine abahari ahubwo icyo gihe urumva iyo mwahuje urugwiro arakubwira mapu zose sha bajya bavuga ngo namba yakurira urugi oya se oya nawe nakuri kwimana icyanze cyo mudesipora yakwemeye byose arabyipevera ariko se buriye nuko udafite amafaranga y'umurengera ura nawe se washaka umupfubuza ese ujya ngo ngize amahirwe nkamubona uzi akazi namwanga nese biba bimeze bite niba warabapfubije ijya nibanga mani icyo gihe nyine nawe we ahubwo uritinya maje kubona ko witinya kandi mbona uri umuntu w'umusore ukiri mutoya abadesipora bakeneye undi kuki witinya urasa na nyamburiya n'ubupfubuzi we wasanga ari nkabyo aya mwavuze amagambo menshi yikiza shari waje yaramubajije ngo ariko se ngo shari wandabaza shari wa Nyambo yamaje ngo se Nyambo mukunzi mwiza Nyambo ngo ngese ngo abantu bagukurikirana ku mashosho media ko bambwira ko tutaberanye koko wahora wankunda amakaga yirebera hirya yirebera Titi Brown avuga ngo iki nta kintu yavuze urumva nka sheri we yamubajije ngese ko bambwira ko tutaberanye nigendere undi nawe yamushubije ngo ndagukunda sheri cyangwa se bimeze gutya ahita yirebera hirya yirebera Titi Brown ubwo nyine se ubwo ntabwo uri gushora nta gisubizo cyabonetse oya biracyari muri process none mwebwe mukabibona gute buriya rero ku ruhande nawe nk'umuntu ubibona gute njyewe nk'umuntu ubibona baraberanye aya aberanye na Titi Brown ntabwo baberanye ako njye bose mbona baberanye kuko bavukiye mu byaro ariko Nyambo yaragafashe ariko Titi Brown nta ndirimbo atajyamo y'inyarwanda nyine Titi Brown na Nyambo nibo baberanye ariko sheri we wundi na sosi nabugari na makuru ufite uziko narindi inyuma y'amakuru wajya wewe ntago wumvaga ndimo ndagutamo amakuru y'imvaho ayo ni amakuru y'imvaho nukuvuga ngo Nyambo hari umukunzi yerekanye abahari ntabwo ujya umukurikirana ego koma ni umusore mwiza ufite igikara kinyereye igikara se igikara nyine ni imibiri yombi akina filime se Shiriwe ntabwo nkunda nibwo nari mubonye bari kumwe bahagaze ku modoka nziza y'umweru hajya bazita ngo iki abantu bazi imodoka za Rava za ni Vewiti yari imeze nka Vewiti za Figo njye nabonye yari imeze nka Vewiti Barabas za Bruce Melody urumva njye ntabwo nabimenya kuko ntabwo nari namenye ibintu by'imodoka man hariho no za Suzuki urumva ntabwo nabimenya icyo nzi nyine imodoka nzi ni gashasha ariko ni Coaster kari keza imodoka uzi ni Coaster imodoka nzi ni Coaster izindi ntabwo nziza ubwo nyine nanjye nimbona unamo nk'umudesipora akandemera ubwo nibwo nzayibona nino urumva badutamo natwe tukabaho ibyiza kubatamo ni imbabazi n'agasuzuguro bura niki uruhande rumwe kugira ngo umuntu diaspora agutemo dusobanura aho ngaho ni imbabazi cyane ukuba badusuzugura bakavuga ngo barereka tubatemo n'abakene uruhande rumwe abantu babifata yuko umuntu yakugiriye neza ariko umuntu aguhaye ikintu aguha ikintu nawe hari ikindi agukeneyeho ntabwo mu diaspora uri muri Amerika akaguha 1,100 ikindi abagukeneye hirya
nose ukeka ko birya bigahera gutyo gusa mbese nk'abahaye amafaranga dore imbogo bari bamukeneye iki none se barayamuhaye ariko yasabaga ubufasha yasabaga baramuhaye wenda agira uko atera imbere mu muziki nyarwanda sibyo ariko habayemo kutamenya iki se kandi utangiye ntago yigeze yizigamira ari nabyo byakurikiranye oya ntago nayihinduye tega amatwi wumve nta muntu uzaguha amafaranga kuko nta kintu agukeneyeho bari bamukeneye hiki bafite ibyo bari bamukeneyeho kandi buriya barabibonye mureke yitahire mu mahanga ahubwo bari bamukeneyeho kubasetsa none se nyine ntibabibonye si uvuga gutya ariko se ubwo nakujyanye Nyagatare ngo nkuzane i Kigali ubundi babonye agahinda oya ntabwo babonye agahinda nabyo twarabibonye twarababaye nk'abafana ariko hari ibyo yadusigiye bamurisabisha imbabazi nase si twasabye imbabazi aho twakosheje ubwo byararangiye byararangiye ahubwo icyo dukeneye ni ukubaka umuziki nyarwanda tukanakora kandi twizigamira ariko mu by'ukuri impano yawe ni iyihe ugereranyije impano yanjye iki impano yanjye nyine niyo gukina comedy ubu na n'ubu nisi urimo se oya ubu turi mu kiganiro mbese comedy si ugukoresha umuntu mfasha byose nyine umuntu arabikora reka mwibarize iki kibazo sinzi niba wari wanamubona ni umukobwa aka kanya aribasiriwe ku mbuga hakoranye ikiganiro aravuga ngo abakobwa babyariye mu rugo amagambo yavuze sinyakoresha ariko nyine yaravuze ati nta bwenge mufite nta bwenge bafite ntabwo ariho mvuze nta bwenge bafite nta kibazo nushaka mvuga nta bwenge mufite ntabwo ariho hari sibyo umwungu wamuvuga iki yavuzeho n'ibindi ni igicucu inde kwinyesebura ni igicucu waramubonye naramubonye mani cyane igicucu ikintu kitazi kwitera make-up ikintu kimeze cy'igiturage gisa nabi nazamuke neza areka kuzamuka yiha abantu mani urasa ari kuzamuka nabi none se arazamuka nuko batari bamugira muri zingaro ngo abanze yumve kuntu bimera ubundi azi uburyohe bw'umwana cyangwa nabwaze ruracyari umwana ntazi byarimo mani impamvu twebwe twabyaye urumva iyo umwana guseke cyangwa se ukamukikira ku bibero byawe uranezererwa n'ibibazo biragenda sibyo ariko uriya ntabyazi umunsi nawe yabyaye nibwo azabyumva uriya cyane igicucu mani uvuze ngo cyane igicucu cyande cyakwinyesebura ariko se ubundi wamuma namushwanyaguza nkamubaza ubundi ugira ubwenge inde kwinyesebura haza kwinyesebura wogira ubwenge wowe uzi gutera inda uraza kuri no mihanda uhobagira mu bintu utazi wabibonye reka ndamukurikira abavuga ubucucu buntu buri aho ngaho n'abakobwa ntanyaye ngo nuko atari yabona ibintu bizamubaho ababyaye ababyaye nakosa mwakoze nakosa twakoze abatarabyaye se hari ikosa bakoze bo nuko ari babi cyane nuko bababenga ariko ubwo babona umuhungu gutereta ukamubenga ahubwo tuba twababuze aba bandi badutereta tuba twababuze baba babuze ahubwo nyine bo baba bababuze barangiza nyine bakaza kwiyemera ngo urabona ngo umuhungu yaranese umwanze se ufite iki ninde wamwanze uwo kwinyesebura hari uwo yanze se ngo hari umutipe waje kumusaba urukundo ngarangira ngo ngewe ngo kubera ngo nkunda gukoresha social media ndi icyamamare ngo nta gahungu kaza kunereta kagafo aramukura hese yaretse kwiyemera ukuntu asa isura afite asa umurusha ubwiza nta naho murena reba njye nta na make-up nigeze nitera sibyo nisize gikotoro turi n'ahantu habi ariko urabona ko ufite agasura kanibogi keza kanibogi agasura keza nyine ako se weho vipi zawe man ariko yiteye make-up akipakira ariko n'ubundi bikanga mwaravuze ngo nayitera mu mitsatsi ngo arayirenza
abayenza abashakira ubwiza ariko buriya twebwe ko Imana iba yaradusize nawe nihangane yemera ubwiza Imana yamuhaye areke kushaka ubudari tuvugisha ukuri ese aba yaravugishije ukuri bikabarya ukuri kuwese ko icyo ari igicucu mana ura ni igicucu ese ukuri arakuzi azi kubyara uko bimera azi gutwita amezi 9 azi kugendana umwana mu nda uko bimera iyo ababizi cyangwa se azagira amahirwe abona uyimutera nibwo azamenya twebwe uburyo dufite agaciro agahinda ho agahinda kicise wagira agahinda kiki ntacyo wicuza ibyabaye biba byarabaye ariko iyo babonye ikikuvamo ikintu kikuvamo muzahora museka mugaseka mugaciringa nyine cya kindi kikwibagiza ibibazo icyo kintu ibyabaye urabyibagirwa ahubwo ukareba si yicaye ako kanya byarabaye mu muntu uzambi sibyo byarabaye mu buryo byabaye muri gahunda mbise kugufata ku ngufu se ibyo ni ibintu bisanzwe urumva ari mukuri nta kurarimo kuko yabazi ukuri ntago yakaba afite ubucucu bwa nkaburanga ajya kuvuga ngo abakobwa babyariye iwabo ngo bagize ubugoryi ahubwo niwe kigoryi reka njye mwereke impamvu mu mutuka yavugishije ukuri nta kuri yavugishije ariko nanjye muri inyuma ahubwo shimira intare y'ingore intare y'ingore biri mu kazi kose bati nk'igicucu kijya ku nkoranya mbaga ngo hihi kiza uburyo igise kijyana intare y'ingore se nawe byamubayeho DJ Brian ntafite abana se DJ Brian ni wowe wese intare y'ingore ni intare y'ingore yego mana sugo ejo undi intare y'ingore DJ Brian baramubwiye ngo nuza Irene muri ndahabi yamukoresheje ikiganiro arangije urumva n'ubwa mbere njyango yaragendeye mu nkweto ndende yaraguye aho kuba tumukunda twaramubwiye ati rero nare ingore mufana wacu dukurikirana dukurikirana dutera ikirenge mu cyawe gerageza ntibazongeye kugushuka ngo wambare inkweto kuko wari uhenutse wagize Irene aragusama subwo umuntu yakora nuza hajya bavuga nuza ketchup niki ngo nuko umuntu yafata ka video agahita agahereza sheri we akuba ati harahi urugo baruseye Irene nanuza se na ni intare y'ingore na DJ Brian yamufasha tese yabuye hasi urumva nyine yagiye kugwa hasi Irene aramusama ati humura ndagusama urumva rero urumva yagiye gukuka amenyo Irene nabibonye ese ubundi ubwo bahe kuko ari umufana wacu turamukurikira ni umufana wanyu cyangwa muri abafana turabafana be natwe aradukurikira ingo se buri ibintu byarabibona wenda ashobora kujya akabyire ariko ntiyabyirengagiza kuko nanjye ndamukurikira ahubwo nazongera kwambara inkweto Irene yaramushutse ngo ntiyambare inkweto ndende atwike kandi yaramenyereye bodaboda yaramenyeye igikweto inkweto ifunze ari byo yamenyeye kugendamo inkweto ndende ni nk'uwayima ngo yaramushutse ngo atwike yambare nyine inkweto arebe kazi kuzigendamo kandi afite amaguru meza mana noneho yari kuva yahatwitiye baba yari gushiduka hatwitiye urumva yaratwitiye gusa nabonye nibwo nari mbonye amaguru ye afite amaguru meza asa gute afite ibiguru by'ibitomate kabisa buriya iyo umaje no kugafaterega ibitomate birizana ubwacyo yarahatwitiye yari kuhatwitiye yari kuhatwikira noneho nawe ubaye uri umuhungu wakwifuza kwinjira muri ariya maguru ayo mahirwe se wayakurahe ahubwo umuntu ugerayo Javuga ati nageze ahantu hashashe. Umuyaye hehe. Mu ntara y'ingore DJ Brian. DJ Brian ndakwemera rwose uriya ni umuntu ubasha kuma imbaraga udatuma acika intege. Nawe nuko yabyariye mu rugo nkaho. Ariko mani nubwo nimugafata ibintu uko bitari. Ngo nuko yabyariye mu rugo ahubwo twebwe tureba icyo umuntu akora. Ese binakora nibyo cyangwa sibyo? Nico rero tuba tureba. Ese ibyo akora nibyo sibyo? Nibyo. Muramwemera bya. Turamwemera. Niyo mpamvu rero ntimukavuye ngo nuko yabye ngo nuko twese duhuje umuruho. Mani kubyara ntago ari umuruho nta nubwo ari ikibazo. Aba ari umugisha.
ngiye gushya nigendera ku mbuga ngo hari icyorezo cyaje. yewe nongeye kugaruka kuri ako kantu. Abakobwa mwamenyereye gukura abagabo cyangwa se guhamagarwa mugahita mugenda, kanya kashobotse. Aha niho hagiye kumenyekana umba ukunda umuntu by'ukuri cyangwa utamukunda by'ukuri. Ubwo se bisobanuye iki? Bisobanuye yuko iyi ndwara iriho bayita ubushita. Yageze mu gihugu cy'u Rwanda, iri muri Uganda, Burundi, ibyo ni muri Afurika yose irahageze. Ni ukuvuga ngo Afurika, iyo tuvuze Afurika ibihugu bigenda, ni ukuvuga ni ikintu kigenda cyandura. Basa ku ngingo ikintu mvuga abakobwa akacu kashobotse. Noneho za makeup wahamagaraga gutyo umuntu sheri bite ni byiza sheri, none se ko nabuze amavuta yo kugura, nabuze amafaranga yo kugura amavuta, ko shaka amafaranga sheri fata akamoto hanyuma uzundebe nyaguhe. Byavuyeho urayakura. Ni ukuvuga itangazo ririho ryasohotse muri Minisiteri y'Igihugu, bavuze yuko tugomba kwirinda indwara y'ubushita yandura. Ese mu bushita buriya yandura mu matembabuzi. N'ubushita cyane ibibyimba oya n'ubushita. Ni ukuvuga ngo ni indwara z'inyamaswa, ni indwara y'inyamaswa, noneho ikaba yageze mu bantu nyine. Ni ukuvuga iza ari igituri kandi nta rukingo rwari rwaboneka, ntarwo. Hari umuganga numvishe ku nkoranyambaga avuga ngo mu gihe wabonye umubiri wawe atangiye kuzaho ibiheri ntugahite ubifata ngo ubimene, ahubwo icyo ugomba gukora ugomba gufata amazi arimo umunyu ashyushye adashyushye cyane, ukagenda ukayakaraba nyine, ukajya uyakaraba. Nibyo barimo gukoresha, ariko umuti ntago wari waboneka. Ubwo nyine ababishinzwe nabo barabikurikirana, ariko nanone twirinda ingendo zidateganyijwe, ibintu byo gusohoka buri segonda tubigabanye. Igitsina gore twebwe dukunda kugenda cyane tunagusha abahungu mu mitego. Ese no kujya gukora amafaranga murabigabanya? None abuzima n'amafaranga ni nyine tugomba turakora, ariko nanone twirinde twigengesera. Noneho mvuga ngo n'abantu nyine abakobwa dasigaye dukunda wamaye give me money hano umutima akakati ngwino yifata. Ubwo nyine aho ngaho niho tugiye kugaragarira, niho tugiye no kugaragarira ese ko ukunda umuntu byanyabyo. Umuhungu azavuga ati nkundana na runaka, agiye kuza tujye tugumana, ntago nzajya kumuca inyuma ngo ngiye guhamagara undi. Ndagumana n'uri mbese akankunda. Mugiye kuyamamaza ahubwo iyo ndwara? Tuyamamaza gute se? Tugomba kuyirinda. Urumva nyine umuhungu kuyirinda no kujya gusorosha nyine ni ukuvuga ngo kuyirinda ni kwa kundi wenda ku munsi mugabo abagabo nka 5 baguhamagaraga ubabeshya bose ko bakunda hose uhagera. Icyo gihe sheri wawe niho azagufatira. Kuko sheri wawe azavuga ati nta wundi nkundana nawe, nta n'undi naryamanye nawe, ni wewe. Icyo gihe azahita agufata. Aramutse yanduye ni wewe waba uyimwanduje. Muri corona ko ariho abantu basambanye cyane, ko ari abantu babyaye abana benshi cyane, cyari icyorezo cyandurira muri ayo matembabuzi. Ariko nabo wagiye ku mubiri ko ari umuntu umva nyine icyo, ariko icyo gihe urukingo rwari ruhari rwa corona. Ariko indwara y'ubushita, iyi ndwara y'ubushita itandukanye na covid. Abantu basambana ngwira abantu. Urumva ikintu ukuvuga ngo iyo umuntu akwegereye akakwisiritaho byonyine kukwegera urayigwara. Ese umuntu yakwegera muri mubiki? Murimo gukoranaho Ese mubiki? Mubiki? Ubuko turi kumwe kutanyegera. Nese nge nuko nta communication irenze tugirana dufitanye. Irahari se? Ubwo saba afitanye communication ni yagute? Ariko se kuki nawe bazi ibintu nk'iby'abana man? Nese gukundana niki? Segise niki? Ubwo ugiye kuvuga ngo ubusamanye nibwo bugiye kuyamamaza iyi ndwara. Ni ukuvuga ngo tugomba kwirinda abantu basambana cyangwa se abantu bakora imibonano muyigabanye. Abantu bakora imibonano mpuzabitsina ntibayigabanye, tujye tunorohereza leta yuko ibitageze koko ngo nyine ngo bituma intuzi iyo ndwara yihuta.
urumva uko kandi ngo nta tugenda kindi kintu cyahuza abantu usibye ibyo bintu ni imibonano n'abantu mpuzabitsina baturanye mu rugo ni imibonano mpuzabitsina ariko yaramamaye iriya ni isukari mani utabona hano isukari iraryoha ngo bariya intumwa za Yesu intumwa za Yesu rero kariya kantu ko Yesu yakoze si ukazi ngo bafashe umukobwa maraya baramuzana bamufashe uw'akajwiga bamugejeje imbere ya Yesu ni Yesu aravuga ati dore twamuzanye yasambanye aravuga ati utari wasambana namutera ibuye twahabura n'umwe urumva bose nyine bishinjaga ibyaha urumva no mu ijuru byabaye hoya ntago byabaye mu ijuru byabaye ku isi kandi ubwo bwari urugero bari mu isi bari mu isi ubwo se urumva niba byarabaye aho Imana yari iri ubwo mu Rwanda byabura kuba ahubwo iraje tumara urumva nyine uriya ni urugero irahera kuri mwebwe muba mufite ubushuhe aho se ubushuhe tubugira mwebwe mutabugira barega mwebwe murabyibushye turabyibushye se mwebwe ni mama mubyibushye ibyo turya se mwebwe mutarya ni ibiki ubushyuhe tugira namwe murabugira kandi ni mwebwe mudusaza none se nyine waba wamaye ayo mavuta nyine abagomba kwicanga irangi akavanga ngo abagore iyo muri guteka muri hejuru y'imbabura ngo murashuha nyine urumva ubushyuhe bwose bukuzamugira ubushyuhe urabusanganywa noneho bigakubitaho na wa muriro uwo muriro uraza ukegisira bwa bushyuhe bukegisira umuriro uraza ugafata bwa bushyuhe ubushyuhe ikibyara ni iki ni umuriro kandi umuntu ateka mujabura ubwo urumva nta bibazo muba mufite ese wateka ibiryo ntiwumve ko byaba umunyu wakoze ubwo by'ukuri bijya gusha ibyo wabiriye uba wabihaza umwuka nyine uragukubita ugahaga ntabwo uba wabiriye umwuka uragukubita ugahaga noneho warangiza guteka ugasanga nyine ntaguriye kuko uracyahaze wa mwuka wagiye ukuzamukamo wenda utetse nk'indyo 10 zigiye zitandukanye wa mwuka wose uragukubitira w'ibintu bitandukanye watetse icyo gihe ibiryo bijya gushya kubitegura kuri table ku meza wahaze noneho rero na bwa bushyuhe bwakwinjiramo wabona umuntu ukubwira ati ngwino hano nkushimire ariko kuri ubwo bushyuhe ufite yaba weho ukagenda umeze nk'inkoko y'isake igenda iteteza wokera inkoko kazi igenda ishatse inuza isake nuko rero biba bimeze kaba kabayemo mwahiye yewe mana we mana y'u Rwanda arengera ubwoko bwawe abadamu ngo baraborohereje gute babazana ibikoresho byo ukoresha uri mu rugo ntago muri bwongeye noneho guhura na amatembabuzi ntago muri bwongeye kuyagira urumva ariko biriya ariko se warabibonye njya mbibona wari wabona umuntu abikoresha se nyine ngo babazaniye inkoresho zimeze neza ngo biriya mani naho bihuriye n'ibintu karemano ariko wabimenya nabimenya ibiki se ariko ntukambaze byinshi ibiki se batazi ntabwo bazi ko karoti zisigaye zikora akazi cyangwa se nuza ni ukuvuga ngo hari ikintu abazungu bakoze cy'igitsina gabo inkoresho y'igitsina gabo umubyare bakawufata bakawugegena neza bakawuha sayizi yawo noneho barangiza bakawucomeka ku muriro ubundi nyine ugakora akazi kose ibintu byose byasobanye ikabisobanya ariko iyo nkoresho irahenze rero nk'abantu nyine badafite ubushobozi bwo kuyigondera n'ubundi nyine ya mihanda iracyagomeza kubanyererana karoti umuntu nyine abantu badashaka kwiteza akajagari k'ubusore buri hano hanze buza bwitwaza ngo Imana ngiki akabo kashobotse karoti uyikoresha gute uyishyira ahabugenewe igakora akazi ibindi birenzeho uzaze kuri tere urumva rero biragoranye satani yaratwinjira ariko satani baho aho bigeze aho umuntu akora igikoresho gitsimbura umugabo nyine urumva kabaye gute se uko nyine kubera abagabo babaye bakeya bagomba no gukora n'ibintu bibongerera nyine ibintu bikakemuka ku buryo ntihagire umuntu wifuza ufite ubushobozi akabigura mu gihe adashaka ako kajagari k'abagabo uwo akajya abyikorera uko wabivuze ejo bundi insengero
zitujuje ibisabwa zose ingufuri ngo hariho eshatu ingufu ni ukuvuga isengero zitujuje ibisabwa baca akajagari k'isengero nta wanga imana mu byumve neza ahangaha nongeye mbisubiremo nta muntu wigeze za ngahakana imana sibyo twese haba mu Rwanda haba isi yose isenga imana ariko ubuhanuzi ngo bari kugenda babwanga bitewe ngo ko bahanura ibintu bikaba ese ubwo wabyanga cyangwa ahubwo wabishyigikira ahubwo nuko bizamo akavuyo nese washigikira ubuhanuzi kandi ari iterabwoba babifata nk'iterabwoba gutese icyo koza hari abatatira ubaze nk'aka kanya umuntu aje akakubwira ati woruga wewe ntabwo uri burenze ukwezi kutakini uzapfa wakemera ko guhanurira gutyo atabimbwiriye mu ruhame oya nakubwiye ngo uruga umuntu aje kukubwira tariki 2 z'ukwa 9 uzapfa wabyemera nabyemera ahubwo icyo gihe ikintu namubwira ngo sabira imana imbabazi kubyo naba narakoze nanjye ngiye kwitegura nzatahe mu bwami bw'ijuru neza uri muzima ndi muzima uri muzima urumva nyine naba ndi muzima mu buryo bw'umwuka ariko mu buryo bw'umubiri nkataha icyo gihe mpita mvuga abantu twari dufitanye ibibazo ABCD ndabitwaraho gucya mbasaba imbabazi icyo gihe nyine ni nko gupfa ugapfa neza nyine ugazamuka mu ijuru ugahita turi gusoza gusa ikintu nashimira nenga n'abapasiteri bamwe na bamwe bo muri no mihanda batagira aderesi bose burase twavuga ko ari za marine cyane navuga ko ari marine z'abapasiteri zitagira aderesi ziyoboye iki se ubwo ngubu ziyoboye kugumura abantu cyane marine ngenzi zazo seto aho ngaho ntabwo mbizi ariko ikintu nakomoza ikintu nakomozaho nk'uko dukunda umubyeyi wacu adushakira ibyiza nta kibi abatwifuriza itangazo numvishije ryasohotse nuko Atwane Rutayisire yaje kuvugira abantu pasiteri baramuzi nta muntu utamuzi ubwo nugusabira imbabazi insengero bafunze se nukubasabira ko nk'umubyeyi wacu kandi u Rwanda rukunda imana rwubakiye ku mana uko rugomba kuborohereza abari bafite ubushobozi byangombwa by'ingenzi babikoze hari haburagaho bikeya nk'ahantu amapave ari yabura cyangwa umurinda nkuba baba barira abo ngabo bakabafungurira bakabaha itariki ntarengwa bagashyiraho ibyo ngibyo bisabwa abantu bagakomeza bagasenga noneho n'abandi nabo banangira imitima bakanga gukora bagashaka kugongana na leta ntibubahirize ibyo leta yabasabye abo ngabo bakagomeza bakabafungira paka bashyize ubwenge kugiye icyo gihe basuzuguye leta wabarabuye ni ukuvuga ngo ikintu nababwira mwere guhangana n'umubyeyi kandi muhangana na leta ntabwo ari byiza mukora ibyo leta ishaka kandi ntabwo ari ibibi bifuriza amakuru mukuyeho ubwo Titi yavuye mu murongo wa Nyambo cyangwa aracyari Titi ni uri mu murongo wa Nyambo ahubwo wa wundi bakundanaga ni ukuvuga ngo Titi yari inshuti nyine inshuti yawe y'imaramutima ya Nyambo ariko atari sheriwe ariko ikigaragara nuko ari sheriwe nubwo yanze kubyeru kuko yavuze Titi Brown ndagukunda arangije baramubaza se Nyambo yabajije Titi Brown ese wambera umugabo Nyambo arangije avuga ngo nako Titi Brown arangije avuga ngo nuko bitashoboka ni wowe wari kuzambera umugore wa mukobwa wakoze mu maso wakoze intare mu maso uramwibuka ntabwo intare y'ingore oya umukobwa wakoze mu maso uramwibuka wowe wakoze mu jisho uramwibuka kwinyesebura se kwinyesebura ni ikigoryi nagenda yitekerezeho twebwe turi abagore tuzi ibyo dushaka ibyo tuvuga tuba tuzi duhagazeho twanabonye we kubera izingaro rye ritari ryajya hanze we ashobora kuba anarishyira ahandi hantu ariko twebwe twararigaragaje batunyaye mu izingaro turangize tugaragaza umusaruro wavuyemo bagize iki batunyaye mu izingaro ubwo se bisobanuye iki uzabimenya uri ku isi twebwe turi intare y'ingore we ubwira ubwo bwana butazi ibintu buvuga bazaze tubigisha uko
uko bigenda azaza bisobanura kubwira wankiye mu ijambo ngambwira ngiye kubwira uriya mukobwa yigeze kuvuga ngo Titi Brown ni ifuku kandi ngo ifuku ijya mu murima urumva igakora ibijumba by'abandi cyangwa imyumbati y'abandi birangiza ifuku ijya mu murima ngo ifite ikishakamo iyo yasoje cyangwa se umurima iyo ibyo bintu byari birimo babikuyemo ifuku iragenda nyine ubwo yabivugaga ngo nyambo nanuza ni ifuku nyambo ni umurima none se nyine ngo yavuze ngo yarahingaguye ubwo yarahingaguye se barimo kumuhingagura yarahari ngo amufatire akaguru nyine ngo yararigishije arigisa se ajya kurigisa yarahari kurigisa urabizi kugira iki ariko se ubundi uri umwana ko mbona uri umugabo kuki uba ufite ubuntu bw'ubwana umva mani ino mihanda ubwira kwinyesebura afite ububege bwinshi nawe nyine ifuku ijya mu murima yamara kujya mu murima iba igiye gushakamo ikirya cyangwa se igiye gushakamo ibintu birimo ni ukuvuga ngo ifuku igiye mu murima ifata ibintu biri mu murima ikabicagagura bikuma bigaha nyine bishakamo utuzi noneho ibisigaye biruma uwo ni Titi Brown ntagaruka ameze urumva Titi ni inshuti ya nyambo barakundana Titi Brown n'amazi yashakaga amazi se ubundi ahantu hose yashaka yayabura azaze nyamuhe imbara amazi yashakaga ariko se watse tugafunga ikiganiro cy'ibiki njyewe ahubwo kwinyeseba afite ubugoryi bwinshi ahubwo uzamuze nawe ubundi kuki utamuzane ngo nkorane nako kana ikiganiro nkigisha uburyo afite ubugoryi bwinshi oya ntago yahora ntago yabyemera intare y'ingore yamukubita uwafunga ikiganiro ndi kukubaza ibintu ukazanamo ibindi iki se reka dufunge reka shimira nafunga umaze ushimire shimira abafana banjye nongera kubwira ngo Titi Brown na Nyambo mushyira hanze ukuri murakundana mubari inyuma muzabatwera tuzabatwera muranakundana by the way na Nyambo yarabivuze ngo nakubyarira kana nashaka sinashaka ariko terimiriwe ushaka gushaka wabyihorera pfa kuba ufite umwana c'est tout okay uruga wakoze cyane namwe murakoze abadukurikirana amanyarukiye ku ndirimbo za Jeanne d'Arc gose tuba twayavuze kabisa tuba twayagaye gusa Imana nayo izayisha imiyaga aya ngo gushaka umugati n'ibirayi ni umugati na bureba birakenewe kuri ino mihanda nta kintu wabona manje none warabyaye tugomba gushaka umugati na bureba manje cyane kubana natwe natwe ndabashimiye bafana banjye turi kumwe cyao